Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ishya n'ihirwe mwe mudahwema kutwereka ko mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi, abaherereye mu ntara y'amajyepfo, abari mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, abari mu mujyi wa Kigali, sinabura kandi no kwibuka abantu bari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka mwese mbabwire ngo mbahaye ikaze. Nari maze iminsi ntahari kubera impamvu zitandukanye, ariko nagarutse nari mbakumbuye kandi mubyumve, nari mbakumbuye. Ntabwo nagarutse njyenyine rero, ndi kumwe na mugenzi wanjye kuri kamera z'Icyambu TV. Reka mubwire ngo ngende terebye, niba ubona bigoye nitarambere tuguhaye ikaze. Yes, nanjye nakiriye kumpa ikaze kwanyu, nakiriye karibu yanyu hano ku Cyambu TV. Twatelebye okay. Aha, natangiye mu ijwi rituje ariko ntabwo nabishobora, murabizi, nimubizi inshuti zanjye. Turi kumwe n'umutumirwa rero, uratwemerera utangire utwibwira witwa? Nje nitwa Peter G cyamamare ku mazina y'ubuhanzi, mu busitari, ibijyanye na komedi, mu bushyuhe komedi. Ubwo nitwa Peter G cyamamare. Witwa Peter G. bakunzi bacu, turi kumwe na Peter G. Yewe Peter G, Peter bitese Mbona sawa tu ngura umukinnyi wa komedi cyane. ku buryo ushobora gukubita agakomedi abakunzi bacu bakavuga bati wow, Cyane rwose. N'ubu nahita nkagushyirira gashyira amatwi. nka Peter G naje rero. Ubundi rimwe umugabo yagiye gushima Imana, abakristo baravuga ati tubonye umuvugabutumwa ushima Imana. Akigera hariya mu rusengero asanga ni abagabo 5 nawe wa gatandatu, bose barashima ibyo bagezeho, ibyo Imana yabakoreye. Kumbi wa muntu ntago bari bazi ko avangirwa mu mutwe. Akigerwaho ukuntu byaraje kurangira rero, we yavuze ngo haleluya, amen amen, abakristo bagakereza ati amen amen, ati haleluya, bakajya mu mwuka. Ati rero bugenda ashima Imana mu ndirimbo, abumva bayize mumufashe. Aratangira muri godora rya Rwanda fomu muri abakristo n'abadiyakoni n'abapasiteri babona wa muntu yaravangiwe, nuko bahita bamujyana mu cyumba cy'amasengesho kumusengera. Asubwo ubundi yo twikomedira, abaseka baraseka, abishima bakishima. Nuko jye nitwa Byenda Gusetsa by Peter G bushyuye komedi. Ivuga amazina yawe muri Peter G Byenda Gusetsa komedi ubushyuhe, bivuge neza kugira ngo abakunzi bacu bagusobanukire. Ni mu bushyuye komedi, kandi iyo umuntu ashyushye n'ubundi ahora ashyushya abantu. Ubwo urashyushye? Ndashyushye cyane, ahubwo ndatokombeye. Ubundi nzinywa n'ikintu kimwe, ni agapirimusi gakonje. Pirimusi ikonje, ntago nakirarira, ni pirimusi. Uvuze pirimusi ukanyibutsa wari n'umuririmbyi ejo bundi hashize, umuririmbyi anywa pirimusi. Nigeze kuririmba. Oya. Nigeze kuririmba, ariko ubwo gusa nyine ntago naraguye ariko sinarambaraye. Ahubwo warahumbanye. Hari ukuntu ubwo noneho ugahita uhumbanye. Atama yanjye se ubwo arahumbanyira. Uretse gato wasanga abantu dufatanyije ubushyuhe komedi bampamagaye. Yes Felicien, bakunzi bacu, reka mbabwire ngo uyu ni umutumirwa ngo yitwa Peter G, ni umukomediye. Eyiwe Peter G arakomeza tuganiriza, babwiye mu kiganiro. Uretse ndi kuvugana n'abasangirangendo. Ni Ivete se? Bakunzi bacu, umutumirwa wacu we ntaba hari, ya pirimusi yarimo atubwira nimba yamaze kuyinywa. Ni Ivete kwa Bi banza yamaze kuyinywa byange bikunde. Niko mbitekereza. Ninde se tuvugana? Bonye ari Felicien umpamagaye. Nkuko niyemeje kugenda mbagezaho byinshi byiza. Ni Madame Felicien. Ikiganiro kiraza kugorana bitewe n'uyu mutumirwa muri Mama Felicien. Ariko muratwihanganira aho urumva nari nkiri mu kazi, ndacyari mu kazi pe. Ariko ndabizi turaza kurushaho kunezerwa no kwishima kuri kamera zacu,
hari umwana w'umukobwa tuzamubereka umunsi umwe, oya ndacyari niwe mu kazi kameramani ndamanuka. wacu. Abakobwa nabo barashoboye, hari abantu bazi ngo abakobwa ntibashoboye. Kameramani wacu reka nze ni ndazi nindangiza umukobwa. ndahita mbatera bibi. Ah? Hari abantu bazi ngo hari ibikorwa ngo byagenewe ngo abakobwa, ngo ibindi bigenerwa ngo cyangwa abahungu. tubonane Oya, siko si ku biri. wa mbere se. Usibye n'ubu kameramani ni umufotogarafe mwiza, ntacyo. amwe mu mafoto muzajya mugenda mubona, kameramani wacu w'umukobwa. Aha twagarutse Peter, twagarutse. barimo tubwira ko wabaye n'umuririmbyi. nzi no kuririmba cyane indirimbo zaririmbiye Imana. Ese ko watubwiye ko uri n'umukomediye, uri n'umuhanzi mu buzima busanzwe? ndahanga. ndahanga ariko ntabwo ndabasha kujya studio Yego. ngo mbe nasohora indirimbo imwe mu ndirimbo zanjye. Yego. Hari indirimbo se waratubwiye ko wanaturirimbira ngo n'indirimbo ya gospel, nk'umuntu wabaye muri korali cyangwa bikunde, hari uturirimbo twagusigayemo kuko zarashize. oya ntabwo zashira. ubundi buriya ijambo ry'Imana rikubwira ngo mumenye icyo mugomba kumenya, kandi ibyanditswe byera biravuga ngo igihe kizagera ibitabo bibumbwe, usigarane icyo wamenye, ubwishyu utaramenya nyine tu ntacyo uzamenya. ariko jyewe ndazi neza, yego ndacumura nkavuga amagambo ateye isoni, nkagira gute, ngasekana ariko nzi ko Imana ihari. ubwo Imana nzi ko ihari rero, za ndirimbo zo ziracyari zose, ari izo mu bitabo, indirimbo zo gushimisha Imana, zo kuyihimbaza. Peter, utaza kutujijisha ntuturirimbire, gabanza dushyiremo iyo ndirimbo ya gospel yagusigayemo. Iyi ndirimbo ya gospel yansigayemo, yagusigayemo. ubundi hari indirimbo twakundaga kuririmba, iyo bayiririmbaga numvaga nizihiwe cyane. ni indirimbo ivuga ngo imirimo yose iri hafi yo kurangira, bene data muze duhaguruke dukore, kuki mwicaye mudafite icyo gukora, kandi umwami Yesu Kristo atanga imirimo. mwihangane nyine, ijwi nyine imyaka ishize ni myinshi ntaririmba, ariko urumva ko indirimbo zirahari. Indirimbo irarengeje none se si indirimbo washakaga cyangwa urayitangiye? ariko se si indirimbo washakaga? iyo ni rafuro uririmbye, ni igitero. azatwambika amakamba atatse w'inyenyeri, azatwicaza ku ntebe z'ibikomangoma. ubwo ni ukuvuga ngo we uba wumva indirimbo nyine uko n'injyana yayo. rero mujye mumenya ko ntabwo nyiri umuririmbyi, nsigaye ndi umukomediye. nuko hano rero nk'Icyambu TV mukomeze mumbaze nka televiziyo. Peter G, twishimiye kukwakira, karagaciyemo, wari urimo ugenda udufasha kutuha ku karirimbo, ugenda uturirimbira, kandi ubigenjeje neza, waturirimbiye turishima. Peter G ubundi ni muntu ki? Peter G ni umuntu w'umugabo, kandi umugabo ushima Imana. nubwo natangiye mbabwira ngo naraguye, oya ntabwo naguye, ndi mu by'Imana ishaka kunkorera kandi nanayubaha. Peter G rero ni umuntu w'umugabo ushima Imana nk'uko natangiye mbivuga, kandi ni umuntu w'umugabo ushaka iterambere ry'ejo hazaza, kuko nzi neza ko nimara gutera imbere umuryango wanjye, yaba ari famiye nashinze, kuko ndi umugabo nyine w'abana 3, ntago nabahakana. Peter G nk'umuntu wari ubaje ngo Peter G ni muntu ki? ni umugabo ushaka gutera imbere, kandi n'ubundi ndi umugabo. Yego. Peter, turakoresha izina rya Peter G nk'uko urimo kubyivugira. uyu munsi wa none hari umuhungu duherutse kuganira, yari umutumirwa hano ku Cyambu TV. noneho bimwe mu bibazo namubajije, naje kumubaza ikibazo, ndamubaza ngo ese uyu munota ni ibintu abantu benshi kugira ngo babyumve
bigorana kugira ngo babisobanukirwe. Peter, nonaha kugira ngo turusheho kumenya, tumenye wowe nyawe, uyu munota umugore waramutse aguhamagaye ukaba watumbabarire, byabaye ngombwa naguciye inyuma, ariko ahantu nagiye bibaye ngombwa ko bahamfatira kandi bansabye ko ngomba gutanga ibihumbi 100 kugira ngo mpave. By'ukuri yaguciye inyuma? umugore yanciye inyuma. Yego. Wamurekerayo bakamwica cyangwa bajya kumukuzanya? Bo, ikibazo kiragoye kugisubiza, ariko reka ngisubize muri ubu buryo. Njye namukurayo ndetse n'amafaranga nkayatanga, kuko ni nyina w'abana banjye. Erega iryo kosa yarikoze, nanjye nshobora kurigwamo. By the way, nanjye nshobora kurigwamo, kuko none se umubiri nambaye we ntawambaye. Gusa ntabwo umugore wanjye yabikora nyine, ariko byabayeho njye namugombora kugira ngo aze anderere abana. None se ubwo narakara kansigira ndakaye bamfunga, imfubyi zikasigara ku isi, kuko ndakaye nahita mukuraho ku isi. Kandi oya, kirazira kikaziririzwa burya n'umugabo uvoma hafi agasanga umugore yamuciye inyuma, cyangwa bakamuhamagara akagenda agahita yica umuntu akamukomeretsa, burya abavoma hafi ni ikigwari. Ariko biba byaturutse yuko yananiwe kwihanganira ibyabaye. Nimba bamubwiye ngo umugore wawe yaguciye inyuma cyangwa se umugabo yaguciye inyuma, kwakira icyo kintu bikamubera ikibazo, hariho nyine haturuka ayo makimbirane yo kuba yanamwica. Ariko ubundi yenda rimwe na rimwe atari ibintu amaze igihe agambiriye. Oya, uwo muntu uvoma hafi, njyewe Peter G ntabwo mvoma hafi umugore. Madamu wanjye aho uri hose ubyumve, nunabikinisha nkabimenya, njyewe nzaguha imbabazi, nzakubabarira. Sibwo bamuhaye rugari? Ntabwo meze nk'abandi bagabo ngo njyewe ndica umuntu ngo mwariho musambana, oya, ngo cyangwa ndakwica. No, singubwiye ngo ugende ubikore, ariko byakubayeho nkabimenya. Uri mama w'abana banjye nyine, ni nk'uko nanjye byambaho. Ese ubwo aho ngaho ntibyaba ari uburyo bw'uko nawe utekereza ko bishobora kukubaho cyangwa se bijya bikubaho? Oya, ntabwo ariyo mpamvu. Wibuke ko wari umbajije, ntabwo ari uko bimbaho cyangwa bijya bimbaho cyangwa bishobora kumbaho. No sonepa. Reka twigarukire kuri Peter, turi kumwe hano ku Cyambu TV, niwe mutumirwa dufite kuri uyu munsi wa none. Bakunzi bacu, nongera kubibutsa, nimba ari bwo bwa mbere waba ugeze hano mu rugo, nkunda kuhita mu rugo, ndakwinginze kandi ni byiza ko twisanzura. Kora subscribe, ukore share, kandi like na comment zawe zirakenewe kugira ngo durusheho dusangire ibitekerezo, dusangire ibiganiro tutabyihariye. Peter G turi kumwe aka kanya, wamaze kutubwira Peter uwo ari we, tubwira ko uri umugabo. Peter wa none aha turi kureba akora iki uyu munsi wa none? Mbo, turetse ibijyanye na social media cyangwa social media, uti ubwo ni agafaransa, ni akongereza kare kajemo. Bakunzi bacu mwumve, suramo rimwe twumve. Narivuze ngo turetse ibijyanye na social media cyangwa social media, ariko ubundi tuzi neza ko ari social media. Turetse ibyo ngibyo mba ndimo mu buzima bwa buri munsi gushakisha, ubundi akazi kanjye nyirizina. Ntabwo ndi umuhinzi ngo nkwikire isuka. Ntabwo ndi umuhinzi nyine, njyewe mbasobanurire, ntabwo ndi umuhinzi ngo nkwikire isuka, ntabwo ndi umushoferi ngo nditware imodoka. Akazi kanjye ni ugutunganya imisatsi y'abadamu. Imisatsi y'abadamu rero, kuko niyo mbasha kubonaho cyane cyane icyo kurya, icyo gutunga abana, icyo kwambara. Turi no mu gihe cya mituweli, no kwishyura mituweli. Ahubwo nshishikariza n'abantu bagomba kwishyura mituweli, ntibabikinishe, ntibabirerege, bagomba kwishyura. Akazi kanjye nkora rero nako muri salo, ntunganya imisatsi y'abadamu. Yego, ugarutse kuri mituweli, reka duhwiture abagabo cyangwa abagore bagenda bakinywera icupa
ikintu cya mituweli bakakibagirwa. mbo abo ngabo tubahwiture, tunabashishikariza ko mituweli, niba nababwiye ko naririmbaga, narababwiye ngo, cyangwa se natangiye mvuga ko nari umuririmbyi, naririmbaga mvuga ngo bibiliya ni intwaro umukirisitu yitwaza. Yego. noneho muri iki gihe cya none turimo rero, mituweli nibwo buzima bw'umuntu w'umunyarwanda wese ahava akajya. Ntabwo mvuze umunyamahanga, kuko mutanyumva nabi, abo hanze ntituzi uburyo bwabo bwo kwivuzamo, ariko reka twivugire ariko kuri iwacu i mu Rwanda. Rwanda hose turi mu kwezi ko kwishyura mituweli. ubu ngubu jyewe narabirangije, ariko umuntu wese uzi neza ko afata amafaranga akajya kunywa inzoga atarishyura mituweli, wowe ndamugaye nka Peter G, mbivugiye hano kuri Icyambu TV, ndamugaye, ariko yisubireho yishyure mituweli, kuko mituweli ni ubuzima bw'umunyarwanda ahava akagera mu gihugu. Kunywa ni byiza, nta nubwo tugiye no kurwanya abantu banywa, ariko yarabikomojeho ku kintu cya mituweli. Niba wicaye mu rugo, ubu mituweli ngira ngo yarangiye ku itariki 25 z'ukwa gatandatu, ngira ngo uburyo bwo kwivuza. Ubu uyu munsi wa none umuntu utaratanga mituweli, reka nanisegure ku bantu bamwe na bamwe baba batazitanga, bafite rama nayo ni uburyo bwo kwivuza. Turimo twigarukira kuri mituweli do sante, navuga abanyarwanda bari mu buzima bwo hasi, benshi basa nk'abahuriyeho. Ariko nimba uzi ko ufite ubushobozi ukaba utaratanga mituweli, hano ku Cyambu TV turaguhwituye, ibuka gutanga mituweli, kubera ko mituweli ni ingabo y'amahina. Tanga mituweli ejo utarwara. Tuzayihimbe. Ariko reka nkubaze, hagati aho ngaho tukiri ku bya mituweli, wowe nka terebye wishyuye mituweli? Yego data we, nari ngiye kuzana ikarita niba ko nta makarita. Njye natanze mituweli kubera ko namaze gusobanukirwa icyiza cya mituweli. Noneho banza wumve ngo uyu munsi uramutse urwaye ukajya kwa muganga n'uduceri duke cyane. none hari n'abandi bantu nanone Peter, abandi bantu ntakunda ngo n'ubundi ntanga mituweli, ngo natanga mituweli ngo bikarangira ntagiye kwivuza, ngo sinjya nivuza, umwaka ukarangira. Abo bantu nka Peter G ndabagaya, ariko ndabashima mumaze kwishyura mituweli. de Peter G cyamamare. None babyandike muri comment. Niba utaratanga mituweli ushaka kuvuga ngo nta mafaranga mfite ku munsi. Mituweli si 3,000 ku mubare munini w'abantu benshi. Yenda navuga ngo dukurikije uko abanyarwanda tubayeho, dukurikije bya bindi byahoze ari ibyiciro, mituweli uyu munsi wa none navuga ngo kuri benshi ni 3,000. Wambwira ngo umaze umwaka wose utarabona 3,000? Ahubwo se urumva uzigamye ukiha intego. Reka twe kuvuga 300, reka tuvuge 400. Ukwezi kwashira ufite angahe? Wa mugabo we, wa mugore we, wa musore we. Abasore ngenda bagaruka nka Peter G, abasore ngo ntibatanga mituweli ngo kubera ko mureke kunywa agacupa, mugabanye wishyure mituweli. Wese unyibutsa, hari abasore uyu munsi none bari hano mu mujyi wa Kigali, ariko akaba akiri ku cyiciro cy'ababyeyi, iyo ngiyo mu cyaro we. Noneho mituweli yagera, afite akazi, arakora, aracyari ku cyiciro, kubera ko ntabwo bamuha icyiciro cye. Uyu munsi wa none bakaba bakimutangira mituweli, ukagera bakamuhamagara, none ko igihe cyo gutanga mituweli cyageze, watwohereza amafaranga. Urabona rwose nta kintu ndabona, kandi wirirwa wibereye mu gisimenti, wirirwa wibereye ujya kuryoshya ureba bambaye mini. Rekana na mini, ishyura mituweli. Tanga mituweli, wohereza amafaranga mama wawe cyangwa papa wawe batange mituweli. Cyangwa wari ubizi ngo ntabwo abantu bakuzi? Twarakumenye ko udatanga mituweli, twebwe turimo turabwira abantu ngo nimba utaratanga mituweli uri umusore
kubera icyo udashobora gutanga mituweli. turababwiye rero kandi burya kuvuga ni uguhoza, n'ejo tuzagaruka tubibabwira. Baritwaza ngo ikintu nakundiye leta y'u Rwanda, ubu umuntu w'umusore kuba wagenda ngo ndashaka ngo mume icyiciro cyanjye, ntabwo bikorohera we, oya ntabwo bibaho. ntabwo bikorohera. mwa basore mwe, mwa nkumi mwe mukorera amafaranga, mureke kuyaryohamo, mureke kwambara. Okay, simbabujije kwambara, simbabujije. nawe uravuze ngo bareke kwambara. Oya, uzi icyo nari mvuze? Nibambare, ariko igihe cyo kwishyura mituweli kirageze, kirahari. Mwa basore mwe, mwa bakobwa mwe, mwa nkumi nziza mwe z'i Rwanda. Hari ikintu mperutse kumva, uzi ko uyu munsi wa none uburyo bwo kwisiramuza ubu kuri mituweli bishoboka cyane. Urabona kwisiramuza kera, igikorwa cyo kwisiramuza cyabagaho umuntu asa nk'uwishyura ku giti cye, ariko uyu munsi wa none kuri mituweli birashoboka. Ushobora kujya kwisiramuza, hari n'abantu b'abagabo badasiramu. Mwa bagabo mwe mudasiramuza, mudakora sirikonsisiyo, abo bagabo jewe menye kusohotereta mushiki wanjye badasiramuye, n'abasore bose badasiramuye, turabanenga. Reka rero nkubwire wa musore, menye neza ko udasiramuye uje gutereta mushiki wanjye. Yewe popo je Peter G nk'umunzi w'icyamamare, nta kintu nakumarira. Kandi ndabivuze, mbivugiye kwa Tirebye, mbivugiye ku Cyambu TV, jewe sefini, nta kintu nakumarira. Umugabo utishyura mituweli, umukobwa utishyura mituweli, umusore utishyura mituweli, nta kintu twavugana setu. Karagaciyemo, ariko impamvu twari tugarutse kuri kano ko kwisiramuza, ni uko byagaragaye ko kwisiramuza ni uburyo bwiza, ni uburyo bw'isuku. Ngira ngo n'abana b'abahungu bakiri batoya ni byiza ko mubajyana ku masantere do sante nk'uko twari tumaze kubivugira kuri mituweli. Naho uyu munsi wa none biroroshye ko ushobora kujyana umwana akajya kwisiramuza. Kwisiramuza rero ni uburyo bwiza, ni uburyo uyu munsi wa none bwagaragaye, abashakashatsi, abahanga byamaze kugaragara ko burinda 60, gutyo hafi aho ngaho ku ijana yo kuba utakwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ndetse harimo na virusi itera sida. Bivuze ngo rero kuri ya gahunda turimo tuvuga ya mituweli, no kuba wabasha kugana iyo ngiyo kwa muganga bakagusiramura. Hari ikindi kintu abantu bazi ko ari bakuru bajya bitwaza bakavuga ngo turi abantu bakuru, ngo iwacu nta wishiramuje, ngo data ntiyisiramuje, ngo mvuze mama, reka abagore ntabwo bisiramuje, ngo data wacu ujya ntabwo ariko bikimeze. Uyu munsi wa none hagenda haza indwara nyinshi zitandukanye, ariko zituruka mu kuba umuntu ashobora kuba adasiramuye. Ngira ngo kuri iki kiganiro aho tuzazana umuhanga, ntabwo turi abahanga cyane muri byo, ariko natwe hari ibyo twigishijwe, na cyane ko icyo gikorwa abenshi nanjye ndimo na Peter G twaragikoze. Reka twigarukire ku byo nari ndimo kukubaza by'ubuzima bwawe, nuko twari tubikomojeho, bavuga ngo ntabwo ari byiza ko twabisimbuka, nabyo ni byiza kugira ngo dukangure abanyarwanda barusheho kwihutisha gahunda yo kwisiramuza, gutanga mituweli. Ni gahunda za leta ndetse kandi zitureba n'ibindi. Peter, watangiye ibintu by'amakomedi ryari? Natangiye ibintu by'amakomedi mu 2020. Icyo gihe twari turi muri kovide, inzara irakwishe, uravuze uti ngiye gushaka icyazambesha. icyorezo cyari cyugarije isi yose, ntabwo ari mu Rwanda gusa, ariko nkaba nkunda ibintu bijyanye, tubyita indasitiri, nkunda ibintu bijyanye no kuba jye ubwanjye naririmba nk'uko ndi umuhanzi ariko utarajya studio, ariko ndabiteganya inshallah. Ubwo nabitangiye 2020 rero, hagati aho ngaho ndavuga ngo kugira ngo ntinyuke kamera, reka mpere muri komedi. Ndabyibuka inshuti yanjye imwe bita Ganza n'umukongomani nawe dukora akazi kamwe, we arazwi ku bijyanye n'indirimbo ku ma YouTube abaho, ariko arambwira ati we ngwino, ndagenda njyana ahantu hambere hitwa mu Bushyuhe komedi.
niho hantu nakiniye komedi, icyo gihe nakinnye ndi ikirara. Nakiniye ndi ikirara ndabyibuka, dushikuza isakoshi cyangwa se baga y'umukobwa twari twateze ku bw'inzara twari dufite muri korona, ariko ntabwo twari twamuteze biri nyabyo, ni imikino. Icyo gihe nakinnye ndi ikirara, nkomerezaho kugeza na n'ubu. Urwo ni urugendo rwawe muri komedi. Iby'umuziki se wari unanabikomojeho utubwira ko ukurikije n'iryo zina ngo rya Peter G, ntekereza ko ari izina ry'ubuhanzi. Hari indirimbo se zawe ufite nibura utarajyana muri studio ariko ufite zanditse zikoze? Maze kwandika indirimbo 120. Ni indirimbo 120 rero, ubu ikintu mba ndi guhiga Indirimbo? promota 120 zanditse. Ngwiki uri guhiga? Ni umpromota, ni umuntu umporomotinga sapoti kwanza, nk'uko tuba twumva abo ba Irene, ba Muyoboke n'abandi ukuntu bagenda bazamura abahanzi. Muyoboke we nzamura uno muhanzi. Icyo nicyo gikenewe, ariko kubera Imana, Yego. byose ni ukubera Imana, kuko twese twizera ko Imana ishobora byose kandi ikura umuntu aho atakivana ikamushyira aho atakishyira. Byose bizaza rero. Uraza kudufasha muri izo ndirimbo zawe 100 na zingahe? 120. Ufite indirimbo 120 zanditse? Yego. Washobora nibura kuturirimbiramo indirimbo imwe? Gusa ku bakunzi b'imiziki nyarwanda, ku bakunda imiziki y'iwacu mu gihugu, njyewe ndirimba hip hop cyangwa se abenshi bamenyera kuvuga ngo ni hip hop. Ngaho turirimbire nibura indirimbo imwe mu ndirimbo zawe, bantu muherereye mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo. Ndagira ngo mwese ikintu wari urimo ukora ukiretse gatoya, uhagaritse. Nimba wari utwaye moto uhagaritse, nimba wari ugiye gushyira amavuta mu isafuriya, ndakwinginze buretse gatoya, tugiye kwakira umuhanzi. Reka twakire umuhanzi Peter aturirimbire indirimbo imwe mu ndirimbo 120 ngaho afite. Ni indirimbo 120, ariko ubu ngubu ndi kwandika indirimbo nayise Ifaranga. Ni nawe ugiye kuturirimbiraho? Iyo ngiye kubaririmbiraho kuko ubu niyo ndi kwandika. Ariko ntabwo urayirangiza? Ntabwo ndayirangiza, ariko ndabaririmbiraho agace na refuro. Agace kamwe na refuro yako. Refuro. Abenshi bamenyere kubyita karasi. Yego. Kuko indirimbo yose igira igitero yego na karasi yayo. Yego, karasi. Kabisa. Nibyo twese, nibyo narimvuze refure cyangwa se refuro, uko ubishaka uba ari kubyita.